Uko iminsi igenda yicuma niko ubuzima bwagendaga buba bubi cyane mu muryango wa Mutesi. Indaro mbi, kurya bigoye, akaba ari nabwo ubuzima we na musaza we mutoya bahanganye nabwo ku rundi ruhande, kubera ubwiza, itoto n'ikimero n'uburanga bimuranga aho yanyuze hose, bigatuma buri musore wese yifuza kumuvugisha, byanarimba bakagira n'umubano urenze, ariko bikaba bigoye kuba wamugeraho kuko umwanya munini we wose yawumaraga agashakisha uburyo ki we na musaza we babaho neza. Umunsi ku munsi niko Mutesi yavaga mu rugo akajya gushakisha ubuzima, aho kuba ataragize amahirwe yo kuba yajya mu ishuri. Yabaga ari umucuruzi w'amafu, igikoma, ndetse iruhande rwe acuruza n'imboga mu isoko rya Nyabugogo, ariko kubera ubushobozi bukeya yari afite, ubuzima butamworoheye, agataha mu Gasyata aho haba amazu ya makeya. Niho yabashaga kubona ibyo kurya bisagutse ku mafaranga yakuraga mu bucuruzi bwe. Mutesi kandi akamenyereye kugenda n'amaguru cyangwa se agatega igare, ariko ntibibuze buri mubonye wese kubona ari mwiza, kuko bitabuza inzobe ye kugenda ishashayininga ndetse n'amatayi ye kugenda yizunguza hirya no hino. Aribyo byatumye abagabo bose umubonye amutikira, yaba utwara imodoka, yaba utwara moto, yaba utwara igare, uri mubonye wese akifuza ko baba inshuti, akifuza ko yamuganiza, akifuza ko yamugira n'umugore, maybe buri wese nyine akumva ashaka kuba yavugisha Mutesi. Inkwakuzi mu gutereta zikaba iza mbere mu kugera kuri Mutesi, ariko bamubwira ati uri mwiza, uteye neza, ufite amataye meza, ufite ikimero cyiza, ufite ubwiza budasanzwe. Buri umwe wese yifuzaga kuba yavugana na Mutesi, akifuza kuba nyine yagirana ubumwe nawe, ndetse bamwe bakamutereta bamubwira ati uramutse unyemereye ko tubana ntabwo wazigera wicuza ubuzima bwawe bwose, wabaho ubuzima bwiza, akagataro wagashyira hasi. Mutesi ariko nyine yagakomeza kutabyumva, kumva nyine ntari kubyumvisha neza. Ubwo bamaraga kurya nimugoroba mu kajoro, Mutesi yagiye hanze arahagarara, yerekeza amaso hejuru mu kirere, abwira Imana ati Imana, ubuzima turimo burangoye, ubuzima turimo biragoye cyane, gusa mu maganya menshi aganyira Imana, nyine ayibaza impamvu ubwo buzima baba babubayemo, nyine afite ishavu, afite agahinda, dore ko n'ibyo yacuruzaga nabyo bitagendaga, ntabwo byagendaga, kuko rimwe na rimwe yaracuruzaga kunguka, ubundi agacuruza agahomba. Rero nyine yari ari kubaza Imana ati se Mana, byagenze bite se Mana, kubera iki waturemye turi mu buzima bubabaje nk'ubu ngubu? Ariko mu minsi mike ubuzima bwe bwatangiye kugenda buhinduka, bugenda bwivangamo abasore batandukanye bamusaba urukundo, bamusaba ko babana, ariko akomeza gutsimbarara we kuko yumvaga atarabyiyumvamo neza. Umunsi umwe Mutesi ategereje abakiriya nk'abandi bacuruzi bose, yagiye kubonabona havuyemo umusore wambaye neza, bigaragara ko atari umusore usanzwe, ariko ibyo ntiyabyitaho ariko muri ako kanya gatoya atungurwa no kubona umusore amuhereza ikiganza. Mutesi nawe mu ya magambo y'ubucuruzi aramubwira ati karibu kiriya. Umusore yamaze gusuhuza Mutesi n'ikiganza, kumurekura biranga. Mutesi atangira kwibaza uwo musore umufata ikiganza ntamurekure, aba ari nabwo azamura amaso aramwitegereza cyane. Iyo ndura Mutesi ihita itwara umusore, hanyuma bararebana biratinda. Umusore yitegereza umukobwa cyane, bakomeza gufatana mu kiganza. Hirya abakiriya batangira kwibaza, abagura, abakorana na Mutesi batangira kwibaza ibyabaye. Hanyuma Mutesi agihindukira abona abantu bose bari kumureba, abona abantu batangiye kumwibazaho, batangiye gutekereza kuri byinshi. Hanyuma ahita amurekura cyane, ahita ko amwishikuza, aramubwira ati kubera icyo uri kumfata? Hanyuma akimureba abona yamusize ifu ku kaboko, ahita amubwira ati umbabarire cyane, ntabwo nari nzi ko nagusize ifu, gusa yabivuze ari kumuhereza n'agatambaro. Muri ako kanya umusore arimo kwihanagura, nibwo Mutesi yamubazaga ati se kiriya naguha iki ko nyine
ubu nibyo ndi gucuruza, muri ibi ndi gucuruza nyine naguhamiye. Umusore yahise ashidukira hejuru aramubwira ati ndashaka ifu, ndashaka dodo, nyine ibintu byose byari aho ngaho, aramubwira ko abishaka. Hanyuma Mutesi aramubwira ati se ndaguha ibingana gute? Aramubwira ati wowe byose bime kuko ndumva nshaka kuba nagura ibintu byinshi, ndashaka kugurira rimwe. Hanyuma Mutesi yarabimuhaye, gusa wa musore ahava amubwira ati ndashaka kumpa nimero yawe ya telefone nkazajya nkubaza ukomeze deni, nkanakubaza nimba waranguye nkaza nkagurangurira cyangwa se nkaba nagushakira n'abakiriya. Gusa Mutesi yahise amubwira ati njye ntabwo njya nsiba isoko, umunsi ku munsi ko waza wahansanga, ntabwo njya nsiba na rimwe, buri munsi mba ndimo hano. Abanyesoko bakibibona bahise kubatangira kubwira Mutesi nabi, baramubwira ati Mutesi kuri icyo udatanga nimero ya telefone kandi bakubwira ko ari ukugira ngo bazaze bakoherereza abakiriya, ni ukubera iki? Mutesi n'ibisebo byinshi n'ibimwaro byinshi ahita akamuhereza nimero, gusa nyine aramubwira ati nta kibazo, we wazajya umpamagara cyangwa nyine ukaba wama n'abo bakiriya. Ben yaganirije Mutesi aramubwira ati se Mutesi waba ufite boyfriend, waba utamufite, bimeze biti? Mutesi aramubwira ati ibyo kubimbaza uzaba ubimbaza kuko nta mwanya mbifitiye muri aka kanya, kuko akanya icyo mfitiye umwanya ni ukuba nacuruza. Igisubizo cya Mutesi cyabaye nk'igicangacanga Ben, kuko we nyine icyo yaragamije kugira ngo amubaze, we yumvaga nyine ashaka kuba yamwibariza bisanzwe tu. Rero Ben byamushyize mu rujijo, bimutera gutekereza cyane, ariko nyine ahita yiyakiriza imodoka aravuga ati kanayi nakundi, buriya sinzi ukundi kuntu bizagenda. Mutesi rero akigera mu isoko yahuye na ba bacuruzi bacuruza baramuserereza, baramusomera akarahava, bamubwira ko asigaye yirata kubera ubwiza bwe, ngo dore ko ngo umuntu wese winjiraga muri iryo soko yatangaga urugero rw'ubwiza agatanga Mutesi. Rero abacuruzi batangira kuba bamugirira amashyari, batangira kuba bamubwirana nabi. Ben yafashe telefone atangira guhamagara Mutesi nyine, kuko yari yamubwiye ko ari buze kuba yamuhamagara. Ben aramubwira ati Mutesi ni ukuri si ukukubeshyura umwana mwiza kandi urantunguye cyane, ntago nabitekerezaga. Hanyuma Mutesi nawe mu kajwi gatuje aramubwira ati ariko se ngutunguye bimeze gute ko ibyo nakoze nyine ari akazi kandi ari mu kazi kanjye ka buri munsi? Ben aramubwira ati ni ukuri ntago wabyumva uburyo kinishimye, uburyo umperekeje nkaba ungejeje hano ku muhanda kandi ndi umukiriya wawe wa mbere, biranunguye cyane, birandenze, njye mbuze n'icyo navuga kuko uri umukobwa utangaje cyane. Mutesi aramusubiza ati ariko ntabwo bigoye kuko nyine n'abandi bakiriya basanzwe baza, nyine njye nsanzwe mbatwaza kuko n'ibisanzwe ntabwo navuna umukiriya. Ben aramubwira ati gusa ariko ntanakubeshya ufite akazina keza cyane, njye nanagukunze, ariko se buriya ntabwo twazajya tuniganirira no mu buzima busanzwe tukaba twaganira, hari icyo byaba bitwaye? Mutesi aramusubiza ati nta kibazo rwose, kuko iyo ntafite abakiriya nta kibazo wazajya umvugisha, kuko buri gihe ntabwo ariko mba afite abakiriya, we ntacyo bitwaye wazajya umvugisha pe. Ben aramubaza ati ese nimugoroba ugeze mu rugo bwo ntabwo nazajya nkuvugisha? Mutesi aramubwira ati nimugoroba nyine urabona mba mfite akanya gatoya kuko mba natashye naniwe, mba numva nshaka kuba naruhuka. Ben aramubwira ati wawu nta kibazo, nzajya nguhamagara twicatire twiganirire. Nubwo ati gusa nizere ko nta muntu nzaba mbangamiye, nta n'uwo nzaba wenda ndimo ndarya umwanya cyangwa se ngo mbe ndi guta igihe. Mutesi aramusubiza ati ese ubwo se mushatse kuvuga iki? Kubera iki umbajije gutyo? Ni ukubera iki nyine nsobanurira? Ben aramubwira ati nyine igitumye mbikubwira, urumva nshobora kubangamira umukunzi wawe cyangwa se nkaguhamagara mu masaha abashaka kuba yakuganirizamo. Mutesi mu kajwi kanejeje cyane agira ati Ben uranshimishije cyane pe,
kandi uranansekeje. Njye nta mukunzi mfite kandi niyo naba mufite ndumva atakubuza kuba wamvugisha nta kibazo cyaba kirimo. Gusa icyo gisubizo cyacanze cyane Ben kuko we amubaza ko afite umukunzi nta rundi ruhare yaragamije, nta kindi yaragamije kuko we yashakaga kumenya nimba koko yaba afite umukunzi. Gusa nyine Mutesi yashyize Ben mu rujijo. Gusa nyine nk'umusore uhuye n'umukobwa bwa mbere we yahise afata umwanzuro aravuga ati kangende ndaza kuba namuvugisha kuri phone, ndaza kuba twaganira by phone. Gusa Mutesi nyine akigera mu isoko yasanze bacuti be abacuruzi bakorana bamurakariye cyane, bamufatiye nyine umwanzuro. Hanyuma nyine we kuko yumvaga ko nta kibazo, mu gihe yari amaze nyine kuba yatunganya bimwe mu byo yari ari gukora, agiye kubona abona telefone iramuhamagaye, abona ni wa musore Ben, aramuvugisha aramuganiza nyine baraganira. Hanyuma Ben aramubwira ati wakoze cyane ku byo wampaye, nabigejeje mu rugo mama arabikunda arabyishimira, ambwira ko wampaye wangurishije neza, ambwira ko nyine ibicuruzwa wampaye ari ibintu byiza cyane. Hanyuma arambwira ati nibishira nzongera ngo tumujye kugurira uno muntu wahahiye. Rero ibyo bintu byanejeje kuba mama wanjye nyine yashimye uburyo ki wangurishije. Hanyuma Mutesi nawe abitekerezaho yumva nyine uyu musore ari gukabya cyane. Gusa aramubwira ati nta kibazo nyine kuba nawe wanguriye Messi nagushimiye, n'ubutaha nyine nizere ko uzajya uza ukazajya umpahira. Gusa Ben yari afite inshuti yitwa Jacques, arayiganirira arayibwira ati Jacques nabonye umukobwa mwiza, umukobwa urenze, umukobwa uri ku rwego rwo hejuru. Gusa Jacques aramubwira ati Ben ibyo uri kumbwira ni ibiki? None se ntabwo ufite umugore? None se umugore wawe uramushyiraho imbere y'uko umbwira ngo ushaka gukundana n'uwo mwana w'umukobwa? Aramubwira ati ibyo ngibyo byakagoye ari ibyacu twebwe tukiri abasore, ariko wowe garukira ngo kuko ufite umugore. Ben aramubwira ati umva nshuti yanjye, ni uko utarabona uwo mwana w'umukobwa, uramutse umubonye nawe wahita uva mu byawe. Ni mwiza, afite taye nziza, afite inzobe nziza, afite ikibero cyiza, mbese sinabona uburyo ki namukubwira. Aramubwira ati ibyo byiza byihorere kuba mfite umugore, kereka nimba ugiye kumbwira ko utazongera kuniza iyi modoka yawe. Kandi nyine numvaga ko wazanantiza inzu yo kuzamwereka nkamubwira ko ari yanjye, dore ko njye nta nzu bizi mfite. Nyine numvaga ko wazaniza n'inzu yawe, hanyuma umunsi wo kuba namubwira ko tuzabana nkazayimwereka nyine akayibona ko ari iyanjye. Ikipfa ni uko njyewe utazabinzanamo, ni akazi kawe. Gusa uzitondera abakobwa baba ari beza cyane kuko hari byinshi biba bibihishemo wowe utamenya. Ikindi kandi ese umugore wawe mumaranye imyaka 3 ukaba utangiye kumukora ibi ngibi mutaramarana n'igihe, ese nimumara kubyarana urumva noneho uzaba ukimureba? Ben aramubwira ati kuba ndi kukubwira gutyo si uko nakunda umugore wanjye. Umugore wanjye ndamukunda cyane kandi binarenze, ariko nawe uramutse urebye kiriya kimero cya Mutesi ukareba taye afite kuntu zitigisa, ntago wamukatira. Urabizi njya mu kazi mu igaraje namubonye yurira igare, mbona uburyo cyicaye ku igare, mbona uburyo kitaye yifiringa igare, numva ntakwiye kumucika habe na gatoya. Rero Jacques wowe ibyo bindekere, ni gahunda zanjye, ibyo ngibyo ni ibyanjye, we bubiretse ureke mbanze niteretera umwana. Bakomeza kuganira, bakomeza kuba bavugana. Gusa nyine Ben we nyine akomeza gutsimbarara ko atari kwa Mutesi, atangira komeza gutsimbarara ko atamurekura habe na gatoya. Mutesi ari mu rugo, ari mu turimo two mu rugo. Ku mugoroba yaritse ubugari, amaze kwarika akawunga, ateka n'imboga zimaze gushya. Ahamagara musaza we aramubwira ati Honore ngwino turye tujye ku meza. Muri ako kanya bakimara kurya, Ben baramuhamagaye. Akimuhamagara Ben muri ako kanya nibwo yafataga telefone nyine ahamagara Mutesi, aramubaza ati Mutesi umeze neza, wiriwe neza, umeze ute? Umwiza. Hanyuma Mutesi aramusubiza ati ariko nawe urakabya,
ubwo se ubwiwe n'iki ko ndi mwiza kandi utananzi? Nuko Ben aramusubiza ati ahubwo se ninde muntu utazi ko umeze neza, ninde muntu utazi ko uri mwiza, basi se umeze neza? Mutesi aramusubiza ati meze neza urebye nta kibazo, namwe se mumeze neza? Hanyuma Ben aramubaza ati ese mute ko kuva kare naza kuguhahira uri kunyitaba umukira mu bwinshi, ubundi ibyo byubahiro ni iby'iki? Kubera iki urimo urakira mu bwinshi? ni ukubera iki? Mutesi aramubwira ati ariko njye ababyeyi banjye bantoje kubaha buri umwe wese, nyine niyo mpamvu nta kindi kibazo. Ben aramubwira ati ndumva ababyeyi bawe rwose baragutoje neza, ni ukuri pe. Mutesi aramubwira ati nyine ababyeyi banjye bari abantu beza mu buzima busanzwe, nta kintu na kimwe bari batwaye. Ben ati ababyeyi bawe ntabwo bakiriho se? Pole basi kandi wihangane. Mutesi aramubwira ati yego baransize, ntabwo bakiriho, nyine barigendeye kandi nyine nta kundi. Bakomeje kuganira, Mutesi akomeza kuganira na Ben, gusa nyine urabyumva nawe Ben yari abonye uruvugiro, kumva ko ababyeyi ba Mutesi batagihari, kumva ko nyine Mutesi ari wenyine, byamuteye noneho kumuganiriza, amuhoza, amuha pole, mbese nyine amubwira amagambo meza aryoshya umutima, dore ko nyine Mutesi nawe yari yarabuze umuntu wamuhumuriza. Hanyuma Mutesi nawe yatangira gukomeza kwiyumvamo Ben, akumva ko nyine yajya ku isoko atabona Ben agahangayika, ariko Ben nawe yari amaze kuba yabigira akamenyero, dore ko buri munsi yari amaze kuba yafata umwanzuro wo kuzajya aza kumuhahira. Hanyuma akamubwira ko mama we ngo ibyo acuruza asigaye abikunda, kandi ngo kuba afite n'abakozi benshi bamenamo ibintu nyine byo kuba bateka. Mutesi ibyo ngibyo nyine nawe akabyumva gutyo, kuko yabonaga ari umusore mwiza kandi utanamubeshya, dore ko yamubwiraga ko afite imodoka, akamubwira ko afite inzu nziza bazabamo. Mutesi ibyo byose biramukurura kugeza naho atangira Mutesi yatangiye kugera naho we ubwe atangira kwiyibagirwa, ahubwo Mutesi yatangiye gufata nk'inshuti magara cyane Ben, bitewe n'uburyo ki yamufataga. Ntuzacike ku gice cya kabiri wiyumvire neza, ese Mutesi bizarangira akundanye na Ben? Ese amaherezo ya Mutesi